w'Imana nabane namwe, mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri wanyu birarindwe bitazabaho umugayo ubwo Yesu Kristo azaba agarutse. Mu izina ryanjye ubwanjye, mu izina ry'umuryango wanjye, mu izina ry'umuryango wa Authentic International Academy muri rusange, mu izina ry'abarimu, mu izina ry'abakozi bo muri staff, mu izina ry'abakozi bandi basanzwe, tunejejwe no kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2021, uzababera umwaka w'amata n'ubuki, uzababera umwaka w'ishya n'ihirwe, uzababera umwaka wo gusabana n'Imana, uzababera umwaka wo gukura mu buryo bwihariye mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. By'umwihariko twifurije umwaka mushya abanyeshuri ba Authentic International Academy, abanyeshuri biga muri materineri ya mbere, abanyeshuri biga muri materineri ya kabiri, abanyeshuri biga muri materineri ya gatatu, abanyeshuri biga mu wa mbere primaire P1, P2, P3, tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Abanyeshuri biga upper primary P4, P5, P6, tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Abanyeshuri biga segonderi senior 1, senior 2, senior 3, tubifurije umwaka mushya uzababere umwaka wo gusabana n'Imana. Ijambo ry'Imana muri Luka igice cyaho cya 2 umurongo wa 53 aratubwira ngo nuko Yesu akora neza, agwiza ubwenge, ashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Tubifurije kugubwa neza mu mwaka wa 2021. Nubwo habayeho ibibazo muri 2020, nubwo twahuye n'ibitugerageza, nubwo twahuye n'ibitugora, nubwo tutashoboye kubana natwe kandi tubakunda, turabakumbuye cyane. Abana ba materineri turabakumbuye kandi turabakunda. Abana ba primary, lower primary turabakumbuye kandi turabakunda. Nubwo 2020 itashimye, itakunze yuko tubana namwe, ariko 2021 dufite ibyiringiro bifite ubugingo yuko tuzabana. Rero turabifurije umwaka mushya muhire. Si abana gusa kandi twifurije n'ababyeyi umwaka mushya muhire wa 2021, uzababere umwaka w'urwunguko, uzababere umwaka wo gusabana n'Imana, uzababere umwaka wo kubona abana mwabyaye bariho bakura neza mu mwuka, mu bugingo ndetse no mu mubiri. Muri rusange twifurije umwaka mushya muhire abantu bose bafite aho bahuriye n'ishuri rya Authentic International Academy, kandi tunabifuriza kuzagira ibihe byiza, kuzagira ibihe by'umunezero muri 2021. Twizeye yuko Imana izabana natwe, tugakomeza kurera abana mu buryo butatu, muri #3 nk'uko twazisezeranye: umutwe knowledge, tukigisha abana ubumenyi, heart character transformation, guhinduka mu myitwarire ndetse no mu biganza, ari byo hand, kwigisha abana gushyira mu bikorwa. Abatarazana abana ngo tubarere, muzabazane tubarere. Imana izabane natwe muri 2021. Twizeye ko ari Imana izabana natwe kandi izaba hejuru y'ibintu byose, izatsinda ibitugenda kudutsinda, izarwanya ibyenda kuturwanya. Mbifurije kuzaba mu ruhande rw'Imana, mbifurije kuzatabarwa n'Imana, mbifurije kuzagirirwa neza n'Imana. Mu izina rya Yesu turabakunda kandi tubifurije ibyiza byose. Amen.